uraza nambayemo boxer noneho ndende Marife ndende aho yo nisokoreje ariyo mfite ndende nawe ubwoko bwayo abagabo batwite ntibambara amakarese noneho ngo bayambaye barayakasa ubundi uragikata njyewe hari icyo nari mfite na kasa nuko ari utwite batatu nakata njye nibagiwe ikariso kare nshaka kuzaba umukecuru utwara imodoka nkajya no muri rari nkava kuri ibyo gucuruza imyenda noneho mbwira ukuntu ukunze n'umuntu mukavanga amaraso paka muzanye umwana ku isi utamukunda noneho keca aho kugira ngo ushake umugabo ugukunda cyane kurusha uko umukunda no kugira ngo ushake umugabo ukunda cyane kurusha uko akagukunda wahitamo njyewe na mbere hose nahoze nsaba Imana ko yampa umugabo unkunda cyane kurusha uko njye mukunda ese ko twikunda wabihaye agaciro wowe nicyo cyakakujyanye hariya kandi ibyo ejo twavuze no kwa Sauda ni byiza ko umwana amenya inkomoko ye ko ejo n'ejo bundi bazahurira mu ishuri cyane ibaze rero abana wimye liberite wimye amahirwe yo kumenyana ahubwo noneho ugiye hagati nyamuneka murabyara cyangwa abasaza ugasanga noneho ushaka no kubijyamo byararenze urugero bashaka kuba hagati yabo bagiye kubyarana abakobwa bashishoza iyo nzayigura nyuma nanjye kugera nko mu myaka nka 40 uzi ko nshaka kuzaba umukecuru utwara imodoka nkajya no muri rari nkava kuri ibyo gucuruza imyenda ubu ni njye wasigaye ariho Louise muri Kigali uyu mupira namugura umupira ndawumuzanira live mu kiganiro asante reka abantu kenshi apana baramureba yewe ndahatari nabo twazanye bari kutureba hano se habaye byashoboka hano hari abantu benshi duce hirya so urumva rero hari abantu twazananye nabo baratwitaje kandi mu kanya bari kutureba bari kureba match twaje gucuruza amadira kanambare madira iyo mbara none se fona umusiramu ugenda wambarira mu muhanda harya ati we ambara reka nkwambi ubwo akira n'umwitero ma ubu tugiye gutora shahada nta kibazo ikanzu yawe ni suna mpinga zibanye kumutoza shahada yakwinjira idini we mwadufashije ko turi imfubyi ndetse nuko tugiye kubwira abantu ko amishe mikoro wiriwe waduhaye ijana uriduhe waduhaye ijana uriduhe duhe ijana asante akira rata asante uriya mungu disi yaraduhaye ijana ariko riduhaye abonye kamera nawe cyageze turi gukora bya bintu nk'iby'abahava ngo wadaye ijana yari ko tuhita tumukubira wagira ngo nagushimusi wabaye akana keza waduhaye ijana kadusaba uyu mupapa ijana nusu waduhaye ijana igihumbi ni menshi hariya nagiye mu mwito rero nibagiye kuguhamagara sha nakoze ubupanshi mo hariya rero haberamo umwito rero nzakubwira tuzagenda ubwo nta nshuti mfite ndakuwukora ariko tuzapfa kujyayo twirebera ntabwo batubuze ujya njye nagiyeyo nambaye na mini njye nambaye na mini umva oya ntabwo bagufata nk'umuntu wasaze barakureka ishema yitwa Shakira ubuzima bwawe ikintu cyose ushaka ari uko bagufasha ndamuzi ariko noneho yaranashaje bibabaje
biba bibabaje. mbese byamugendekeye bite ko byaranicaye mu igare Buri burwayi bwarakomeye kurushaho. Uwo ni imyaka, ni mukuru. ni mukuru Ni mukuru, si umuzi wowe uri mutoya? Ni mukuru. Ni mukuru. Tugiye kujya gusaba hari ahantu turebe ko batwemerera ugende kunywa teveri, nibagiwe guhamagara Mariyamu baje. Uno mumama agira baje ziryoha. Hari umuntu wansabye nimero ze sha narazibona. Nzivuge. 078 36 42 41 6. Agira baje ziryoha. kandi binisagera na ke Ni umwana mwiza. Sawa. iki Niba turi kwambuka katujye haduce hano kugira ngo bari abantu b'abandi batajyamo. Nizibone kutubwira twiyegamire hano. Turakubwira ntacyo numara kuzibona. Niyo waduhiza igihumbi ntaribi twariye cyangwa duhiza 2. Iza 2. Sawa. So, ikiganiro cyacu menya kirangiye. dusutse neza Asante. nabikubwiye Kuva wambo twabonana. Umudamu witwa Denise niwe asuka neza. Uzi ko yatutse kuva saa 6 saa 2 twari dusoje. wazanzika kuva mu gitondo saa 9 Ndatubutse ahantu hose. Ntabwo wandusha. njye mufite umusatsi w'abantu 4 Ewe nanjye menya ari benshi. ku mutwe pe Nanjye menya ari benshi. Ninga nzima yangura umupira. sinzi ibyanditseho ariko Handitseho ngo birakureba. nanjye biratureba Wandikishijeho birakureba. So rero twari tuvuye hariya hirya tugiye ahandi hantu. twimuye akabari Icyatukorera aho ngaho tubirangira. Nawe si wananirwa. oya negamye gutya nareba So rero twongeye ngewe na Minga gusohokana. ni mugufi Ako ewe. Minga rero yarabuze ahantu azambwira ko ndi mugufi. uva mu nyinjizi zindi Naje gushaka abantu bafite umutima mwiza bahe Minga nzima imijitandiyo n'amakanzu. ubundi banyinjizi Mu muhe na 5 ubundi yinjira idini neza. Urumva sha reka nkubwire. yasengera inzira Yego. Bano bantu bacuruza imyenda mu muhanda usiko naryo baba bafite utuntu twiza. yasengera iyo ni nziza Urumva uyu mupira ndimo ndawugurisha. Kumwe n'idira ni Minga yambaye wikunda arayikuramo. Ndi kubwira abantu bari hano imbere yacu ko nabo kuri kamera. Iyi ni make. babaye bagutwaye n'abandeba Yego. Data uranyibukije ko bitemewe nuko twaje kuza rero mu biryogo twibereye hanjye na Minga njye zimwe. nababwiye ko twebwe weekend yacu atari iyo gukora iyo byazambye byazanye Tuzi Nyamirambo kunywa TV kandi tunywa mu buryo bwinshi. Hari igihe tuyinywa tubona abantu bari kuyinywa natwe twaba twayinyweye. Hari igihe tubona abari kuyinywa natwe tukayinywa. Ubundi tuyinywa nyakuyinywa hari n'igihe tuyinywa nyakuyinywa. So rero nituruha hano twemerewe kujya kwicara hariya. ariko tuba dutambuza nabwo rero tukagera abantu baba ukuntu abantu baba muri diaspora bagira babikunda iyo ugeze Kigali ngo nari nyikumbuye yego sha Franco ariko sha barakugonga kivuze ngo po mutamenya ko bagonze umuntu so none abantu abandi nubona bari kujyamo turi kubajena tubwire twimuka hari abantu wabonye bareba kurusha abantu baba mu modoka ntabwo biba uzi ko agendesha imodoka zake kugira ngo agende arebe ino modoka kwagira ngo nani ubwiri kwaka kugira ngo bashyizeho poemol arabikwigishije yego sha poemol poemol ndayizi sha waba utazi poemol ugashyiramo vitesi gute kugomba kubanza gushyira muri poemol uzi kubarasinga nuza ambiyaje n'umuriro yego cyangwa ubanza ugashyiraho umuriro kikavuga ngo tubaretse oya ubundi kugira ngo nyine izo amahirwe nagize akamodoka najya koraho kari gashyashya nari nakamezemo
umwanya iminsi 2 nijoro wayitoje iminsi 2 nari nakamenye rero ukuntu umuriro wako nta nubwo wumvaga ikintu kigiswa ngo oya nta cyari kirimo naragakandagiraga neza kavuga uriya mwana azi imodoka kandi wari umaze iminsi 2 utanarya utananywa coceka amaraso yamvuye umutabazi noneho yambwira atwara mwanambwira ndarushya akaguru kare kuno ufite exame watwaye ariko watwaye ubu ngubu ariko ntabwo mbona yituye kure ngo mazira modoka ikwiki yanditseho nuko mubaza kwikira modoka bayanditseho ugashyiraho na nimero wigeze wagiye gukora ugasanga arakuze yego benshi abapolisi n'abantu bari bahari basanzwe n'abari baje gukora ntayo uzi ko ubu mama yaravuze ngo na ketchup ndabona ari mu ngo niwe muntu nyine nabashije kumenya numva ubwo buranyishe noneho ninseba ndabatse avuze ati noneho aha hantu buri muntu wese ariko ikiza cya exam itangira nta ndakuze iranga biba bari bize muri exam nta ndakuze yari hari biba umupolisi nta ndakuze yari hari wagongaga igiti kwahita akubwira va hari umusaza ukuze agonze igiti agikubita hasi ava amabwira umupolisi uretse mwana wawe wambabare nkongera rimwe ngo ubundi ngo nyanyishobora mbwa ati hoya nose wari imodoka y'umuntu wagonze cyangwa ari umuntu ugonze wenda kangire nari imodoka sha biranga uwo mupapa imyenda yangira kugwa uwo mupapa birangira gutyo atsinzwe ukuze kandi umuntu amubwiye ngo nabe mu modoka arebe aramubyaye abapolisi ntandakuzi bazana nzi ko wenda iyo uri umusitari ukora ahubwo baba bakwitezeho ibintu byawe nyine ahubwo iyo ukoze ikosa rigaragara vuba kuko abantu bose baba bakureba gutya nyine baba bavuga umuntu runaka amaso yawe umva katwigendere kwicara hariya bibaye byinshi noneho baje no kudukoresha abanyarwanda naho mwakazi mukora kamwe gusakira mpinga abantu badufasha ngewe ndi imfubyi uretse tutabivuga waduhaye kuri avoka salamu alaikum mwadutije hano hantu twakorera twakomeje rero yego twabonye rero turi guteza umutekano mukeya mu muhanda ahantu mwarabimenyereye ni ku kagoroba k'ababyeyi kandi nawe ariko tuzazane n'abandi babyeyi ikibazo ni bakunda teveri baba bazanye nka teveri bakavuga ngo ibintu wabyo nabasiganye na ngwino wowe rero ufite ako gaco ajyana abantu mu kabari akabataye reka nkubwire rero twa gutaha ahantu kure no kuba amasaha y'ikinege yarageze ngo dutahe byambuze rero mbona byambuze nabuze ukuntu mbigenza ndavuga reka ngende nkongera nkababwira si ngende kandi batahana moto rero niyo bigwa ntabwo nari gutaha na moto zari kumbera ibibazo na biriya binana noneho kuryama aha hantu rero mana yanjye ntabwo ego yego bigenze bite wambwira nk'ibintu bari kumubwira ego ni ukuri kw'Imana tutazi ibyo ari guseka niyumva nkubaze mbere na mbere mbaze nkubwire mutabaza akwita ngo genda ngo ngende akwita genda noneho ngwino ubwo wowe urigenda yaje yarambwiye urabizi ukuntu gahunda zapfuye yarambwiye ngo use ngo genda n'ibicyo gukoze ngo genda ngo uze kumubwira ngo ibi bintu ngo azabicike reka mbwira nubwo nari mfite umutima mubi oya ni ukubera ibya telefone inyuma narabimubwira arabyumva ngo nigenda nanjye kukubaza igihe umaze kuri YouTube kamvuga ngo igihe umaze kuri YouTube ubwo iyo umuntu avuzeho waba avuze na ngwino igihe umaze kuri YouTube ni ikihe kintu cyiza wahabonye ni ikihe kintu kibi wahabonye ubundi ikintu kibi si ikintu kibi ngewe rero negativity ntazongera niyo ibintu bibi ari bibi gerageza kubishakira uturungo bigasa neza umwinjiramo akunyu bikaryoha kabisa ariko ikintu kibi abantu batazi ni nko kugira nyine ibintu byose bishashagirana ntabwo ari zahabu uko bamubona twese ntabwo ariko tumeze
ariko ntabwo ari kibi cyane kuko hari nk'umuntu uko bamuzi mu rugo atari ko ameze ku kazi atari n'akazi ka YouTube gusa akandi kazi kose nyine ariko iyo uri simuhetse nk'iyo uri nk'umwasama wayatamo kandi nyine ntabwo bisaba ubwenge bwinshi iyo ushyizemo ubwenge bwinshi nabwo wayatamo bisaba nyine kubarensinga seriveri ahubwo iki kintu neza uyu ni njyewe ni wowe wayigeze ugomba kubyoroshya urabyoroshya kandi nyine ukabana na bose amahoro kuko n'ubundi uko wexpectinga kubona abantu siko wababona usaba n'umuntu ikiganiro akavuga ati waririmbye yego sha kandi uzizi uhora uririmba hari n'abantu bazizi ariko buriya ntabwo ari ikibazo cye ni ikibazo cy'uko ari igihe ntabwo akuzi kandi nyine hari igihe umuntu aprotectinga izina rye ugasanga niba atakuzi se nyine arakubwiye muraganira iki ariko iyo abonye umutangamo urugero akamwihanganira arakuze ntabwo namubaho ariko nyine yaduciye intege atanatuzi araza avuga ibintu turi mu kiganiro mise mumenye reka nkubwire ntubivuge ariko ni bibi ariko nyine uhita ubabaza hari n'igihe twari turi gukora ikiganiro namwe hariya kuri Inside Africa umuntu araza aravuga ngo muba muri gukora ibiki none wowe se uba uri kubaza nde uba wicaye nawe mo hariya naramurebye n'ukuntu ameze ni modeli idasirifira aho ngaho imeze ni uramwibuka ariko nyine abo bantu ntabwo babarenganya ni nk'uko nshobora kubaza ngo mashine bakandaye ukabona ndi kwigirisha iyo ibintu atari ibyawe none se ko yari aje gukora ikiganiro ubona yuko amaze n'imyaka agishaka kuki yaje akumva ibyo twari turi gukora ntabwo ari gusobanukirwa ibyo aribyo kuko yatubonye turi batatu nta kiganiro arabona kirimo abantu barenze batatu ariko noneho tekereza ukuntu ushobora no guhura n'umuntu akavuga ati ndagushimiye mu buzima bwanjye hari urwego rumwe wamvanyeho kirakorona waranshimishije nkweretse nk'amamesaje wabibona ko nyine hari abantu ibyo bintu byo kwisiga amafu babikunda bisekera umuntu akakwandikira ati reka nkubwire ndaye nseka ndapfuye wumve ko mpfuye muri ibicucu pe njye ntabafite sinzi ko nagenda natanga numve ndishimye ariko umuntu akaza akavuga ati waririmbye zehe noneho uraba ntabwo njye nakuzanye muri misiyo yanzanye kuri YouTube ntabwo urimo hari abandi barimo rero ibyo nicyo kintu nabwo ni isi ni ku isi ibintu biri aho ngaho icyo afite niyo mpamvu ntabyita ko ari bibi niba ngewe mfite umushihani wo guhanura ushaka ibyishimo ntabyo mfite mbese ariko reka nkubwire ngewe reka dushimire abantu muri rusange badukunda ikindi cyane cyane noneho b'igitsina gore kuko nibo badukurikira cyane ni ukuri ko Imana muri abamama beza Imana ijya ibaha umugisha muri abantu beza bashyigikirana n'abana b'abakobwa bakiri bato ngewe hari abantu babakunda mwebwe babuze nimero zanyu baramamagara uwo yawe kandi rero baramamagara uzambwirire mwingana ngwino gutya na gutya bambwira ibintu byinshi ku buryo bamwumva ko tubonana hafi ya buri munsi hari ubwo duhuye nabyibagiwe ariko hari abantu barenga batanu bamamagaye bambwira ko babakunda hari undi wambwiye ngo akunda ukuntu usa ashaka kumenya amavuta wisiga yiga sinamukubwiye we hari ndasaba ko yagutwita mwana byibare urumva ibaze kuba umuntu umwana mwite yangize akayobe ubona ntarabaye umuntu wabaye akayobe ariko ni byiza uzakomeze usegure wa mwana we nuva mu nda uzakomeze mama wawe asegure none sikayira narakuki agahondohondo nako ni keza byatari umva nkubwire hari abantu badukunda kandi natwe turabakunda ntabwo ari bya bindi by'ubujajwa cyangwa by'uburyarya ni ukuri turabakunda kubera ko turabakunda n'ibintu dukora hari n'ibintu ukora wumva n'abandi bantu bagaya ariko kubera ko uzi ko abantu babigusabye yego ukabikora ntabwo wabikora rero nta rukundo iyo uraye mutaporodinze si ubumva hari ikintu gikomeye cyane utakoze ngendara n'imyoza umugabo wanjye akambwira ati relax ntabwo byakunze umwe ararwaye cyangwa se ntimwanabonye uko mukora nta kundi
umuntu wese wabisobanura yabyumva ntabwo ari uburangare ariko nyine umuntu akakwandikira ngo ntimukatwicishe irungu ngo iyo mugiye nyine umva nyine nawe biguteye ikibazo uzi nanjye iyo ndaye wenda nyine ntakoze cyangwa nkabona uyu munsi ariko wenda utwicishe irungu ntangiye ndakabye buri munsi ndakabye twebwe rero twebwe dufite n'abantu baduhamagara usibye na bakuru bacu baraduhamagara uretse ko mutapulodinze ese turareba iki noneho ushaka nkubwira ufite abantu bagushyira kuri pressure ni abantu barakubwira ngo biriya bintu murabona ndi burebe iki mu posting muvuga nawe na Stella ndamureba Stella akenshi mureba nijoro sinzi impamvu Stella ntabwo amureba udatuje pe ntabwo bikunda kuko uba ukeneye kumwumva no kumureba kuko noneho utuntu tukuntu avuga ameze hari abantu benshi babyanduje njya mbibonana mu biganiro byabo no nahindi kukubwira njyewe nk'iyo uyu munsi naraye ntakoze kandi nkabona n'ejo mfite imbogamizi ikomeye izatuma nakora ndahangayika njyewe mba mfite n'agashera ndahangayika niyo mpamvu mbatsaba Imana impe ibifaranga byinshi ngure kamera ngure imashini nshinge studio iwacu ubundi niba ngiye no kunyara nzajya mfata video hari igihe reka mvuga icyiza nahaboneye ari ibibi gusa icyiza hari abantu bari supportive yego sha bagufasha bakakujya inyuma bakagukurikirana bakakwereka bakaba nka Ketchup ashobora kumpa ikiganiro 1 2 3 4 5 njye ntaramuha ikiganiro kandi atari uko ari izindi nyungu ari inyungu zanjye ariko kubera ko nyine ashaka kunshyigikira bikabirya ngibyo na Sabin na Chita we mano na Sabin ni kuri Sabin we nuko ari seriye cyane Sabin abantu baramutinya ariko nyine ari supportive ku rwego abandi bose ari nk'abantu ngo bamubwira ngo nyine ko hari ikintu bashaka kuvuga katababwira none se inyuma nyine y'ibyo bintu uri kumva ari iki kindi wabwira abanyarwanda kandi koko hari igihe uba wumvamo ibintu ukumva ko wajya kubivuga ariko agasanga we kujya kubivuga abandi bantu bakabyumva nta kintu biri butange nta n'ikintu biba biri bugufasha ni naho abantu bahera basuzugura akazi ko kuri YouTube none ngo wabura ibintu uvuga ngo abantu bakabireba none hari uwampamagaye mbese nta muntu wabishyura wakaza akavuga ibintu bye unyishyura uvuga ibikiza ntabwo mbere hari umuntu ugeze kumbwira ngo ndashaka kumfasha ukama ikiganiro ngo nimba hari n'izindi mbaraga bisaba ngo wambwira ndambwira urugero nk'izihe ni ahantu ushaka kukwishyuza uje kwamamaza nakwishyuza kuko ni business ariko uramutse uje kuvuga story y'ubuzima bwawe nta kintu nakwishyuzamo noneho undi nyuma aza kumpamagara w'umugabo arambwira ngo none ngo ko wavuze ngo umuntu ngo wifuza ngo kuzaza kuganiriza abantu ngo azaze ngo umuhe umwanya ngo we yakungukirahe ndambwira uri kumva story y'ubuzima bwawe ushaka kuyungukira ngo uzagende wandike igitabo ucemo inzira abandi bacamo ko sinzizi ugicuruze wenda hari igihe abantu bazayikunda bakajya bakigura hari abantu bumva bafite isomo ry'ubuzima rega wowe waciyemo ntabwo ari ngombwa ko ngera imfasha cyane sibyo nta nubwo ari ngombwa ko rifasha abandi wowe urayungurura ukavuga ngo iki kintu kibereye abanyarwanda ari nubwo yungurura nabi hakazamo inshenga cyane haba abantu bari supportive wahakura umuryango atari ukubera abantu mukorana gusa n'abandi bari inyuma uhungukira umuryango mugari ntabwo wabyumva nyemaze kugira nk'abavandimwe unakuye kuri Jotwin benshi kandi b'umumaro pe b'umumaro ntari no guhurana twari guhurira heza wagiye kuri kamera barakumenya baragukunda njyewe nkubwiza ukuri umuntu akaguhamagara ngo urwaye umutwe akabona umuntu uvuye i Burayi akavuga ngo uyu muntu aratwite akeneye ibinini bya vitamine akabikoherereza umuntu akavuga ngo ukeneye mariniyeri akayikohereza umuntu akava iwabo mu Gatenga akaza aje kukureba ngo arebe uko umerewe akaguhamagara yumvisha urananiwe wavuga ko urinda shima uhakure umuryango mugari kandi hari abantu bagukunda bya nyabyo yego sha hari abantu bagukunda bya nyabyo naho kwanga bya nyabyo bose baba bahari njye nasanze abantu babipinga bakwanga iyo muhuye ugasanga nyine ari kumwe n'inshuti ze ari kubica amazi buriya sari izagerayo
buriya se bizagera ariko mwahura akakubwira ibiganiro bya nk'icumi ahubwo hari ibintu akubwira aho utibukaga birakureba nanjye ndakureba njyewe reka nkubwire narabivuze mu kiganiro nakoranye na Mutabazi YouTube nayimenyeyeho abantu navuzemo mwebwe na Stella na Sauda na Rose na Pascaline yari asanzwe akina nari muzi ariko ntabwo twari twagahuye nyine ngo twicarane ahantu gutya sibyo noneho byageze n'aho agera mu rugo ahomba nyine nshimira Imana ndanabibashimira kuba nyine naragize abadamu nyine menyana nabo nyine YouTube hari ikintu kimwe yamaye noneho ku bijyanye n'abantu bavuga ibintu bipfuye ibyo nta kintu byari bintwaye kuko n'ubundi ntarayijyaho yanjye nabari basanzwe babivuga noneho rero ikanaba n'isomo ry'uko ushaka kuba inzanga iragufasha uragenda ukaba inzangamahuye tukakubonamo inzangabuto ushaka kubera igisutwa ni ubwo ngubwo uragenda ugasutwa ugasutura uko nguko YouTube ishaka kugukundisha umuntu utamuzi ishobora kukwangisha umuntu utamuzi nyine ifite isomo rirerire ritarangira kandi ngewe nkunda ikintu gituma mpora niga mu buzima bwanjye njyewe no guteka neza abyigiye kuri YouTube no kuriya tubikora ibiganiro cyane ugenda hari ibintu wungukiramo hari n'ibintu wibwira ko wari uzi ugasanga ntiwari ubizi kuko naganire na kenshi hari ibintu wibwira ko utari uzi ugasanga ahubwo ubizi kurusha abandi ugasanga hari level nyine bigushyizeho tu ariko ntabwo YouTube ni ingenzi yatumye Mutabazi amenya turmeric yikuye kwa Stella twari turi kureba hari ikiganiro cya mbere narebye cya Stella avugamo turmeric n'icya kabiri ngira ngo yayivuzemo ariko ubwo ntabwo yari ari kuyikoresha yego ariko hari n'ikindi kiganiro yakoze wenyine ayivugamo ariko atayikoresheje noneho kubera kubirebana na Mutabazi twagiye guhahita ambwira ngo kutaguze turmeric nabwo ko warasaze turmeric yabaye turmeric rero kare twakoze ikiganiro n'ubundi nabwo arongera arayizana mpita mbivuga n'ahantu yabikuye nyine hari nk'igihe ubuzi hari nk'umuntu twahuye nijoro arambwira ati sha ni nijoro ati njyewe Rose yanyigisha gufata ikirahure nagifataga gutya nk'abomboni gifashe gutya ariko nzi ko bafata hasi nzi ko babitwara nzi ko ugiye gusura umuntu hari icyo utwara nzi ukumva aho yabikuye ntego sha biba ari byiza maze kuri YouTube ariko sawa cyane sha YouTube ni ingenzi ubundi ikibi ni wowe uba wagihisemo niba ushaka ubusutwa ni wowe ubuhita niba ushaka kuba umuntu w'abantu wowe ubihita niba ushaka kuba umwanzi w'abantu wowe ubihitamo ikintu cyose niwe ugihitamo nta kibi wana ahantu uzi ukura abantu ubundi uzi ko umenya ko umuntu icyo afite ari cyaguha nta kindi uzi ko hari nyine YouTube pe hari abantu bayikoresha nabi sibyo ubikora yabigambiriye bitari bumugaburire Imana ijya imuha ubundi bwenge n'ikindi kintu yakora hariho abantu babikora nta rwango rurimo kugira ngo arebe ko hari icyo yakuramo uwo nawe aba ari gushaka ubuzima Imana ijya imuhereza ujye mu bwenge bwo gushyiramo ibintu bifite ibyo agaburira abantu kizima nubwo sinumva gufata mikoro ngo nsebye Josette kuri kamera cyangwa mfate ketchup mwambike ubusa mushyire hariya waye namara mu gushaka cyangwa urashaka umuntu kandi noneho hariho umuntu uba tureba utazi ibi bintu bya YouTube ukuntu bikora yabona ifoto wanditseho ngo rest in peace akumva ko uwo muntu mwanditseho yapfuye Josette yavuze ubuzima bwe ko yigeze kurwara diyabete abantu bahita babikoresha bamusabira amafaranga tinya Imana ni story yateraga abantu narayibonye hari n'igihe muze kuyivugaho muri kumwe na Rose sibyo ariko uvuga ngo umunsi yari kurara apfuye ni Sauda hanya ikiganiro ko yacyakurogenza umunsi wa kirebye oya icyo ntabwo nakirebye hari icyo mwigeze gukora muri Saint Paul yego none se reka nkubaze umuntu ubu ujya gukora ibyo bintu aba yumva ari mutaraga cyane ko
gute se ataba umutaraga aha ibibazo bigwira abagabo aba mu butaraga ntabwo abantu bose ari ngombwa ko singiki ikiganiro ibibazo ni iki uyu munsi ki ni icy'ejo dore watubuze nta telefone nari mfite uri kubibona watubuze nta telefone nari nayirambitse hasi niyo mpamvu ntabwo ariko nakibonye ndi umuhondo we umura ntabwo ari amavuta n'isi uri agapapayi ndi agapapayi pe ndeze pe ndahishije umva nkubwire hariho abantu njyewe mbyara hari abantu ninjiye idini ntibari bunyirukane uyu musilamu kweri harashyushye turi no kunywa ibintu bishyushye reka uzi ko njyewe mbyara hari abantu nyine babeshya abandi ko hari nk'abamaye babeshya ibintu by'amafaranga kandi ibyo byose ntabwo ari ukuri njyewe nakoze mbyara ikiganiro nakoze kwa Yago nicyo kiganiro nakoze cya mbere nicyo nakoze kwa Cita abantu bo kwa Yago bamaye amafaranga kuri fone yanjye ariko ibindi byabayeho mbere ngo kenshi bamugura inka ngo bayinzaniye ngo baje kumemba ya ntabwo ari ukuri kandi biriya bintu ni ubusambo ntabwo ari byiza abo bantu urimo urakuramo amafaranga yabo n'abantu bajya babanza bashishoza ibintu ubu se uwo muntu apfana iki na ketchup yegura ku buryo amugirira umutwaro wo gukusanya amafaranga ngo batware inka niba ari mukuru wawe turabyubaha niba ari abantu mukorana nabwo bafite aderesi murabyubaha ariko si umuntu from nowhere ubundi ikintu utakoze ku muntu urebe n'uwo muntu ugakurikiranwa n'abantu bangahe apositingi ari umuntu ushobora no kuvuga ikintu buri ikintu cyavugiye kwa Cita kwa Sabe kwa Yago kwa Irene ni ahantu nyine wajya aho uba ubyizeye ukavuga ati hari ibintu birizeye abantu bamukurikirana n'abantu babona bahicara ntabwo ari abantu ikindi abo ba nyiri ibyo izo cano ntabwo ari ingegera ku buryo bajya gukora ubwo buntu bw'ubugegera sibyo kubera ko hari uducano twinshi ba nyirabyo ngo karabaye kaba kabaye mu mutwe wawe ntabwo ari uko abandi abantu murya amafaranga icyo ngicyo maze ni icyaha n'aba diaspora shabana barayabarya noneho hari abantu nk'uko ukaba ufite ubukwe uri umusitari abandi bagakora izindi gurupe bakajya boherezamo amafaranga kandi uzi ko bariho kontribusiyo ngo bazi ko ari nkange bari kuyaha kandi umuntu bari kuyaha ntabwo azwi hari ibindi bintu rero biharawe mbwira abantu hari umuntu ufite kuri Instagram akawunti yiwe ipositizemo amafoto y'umukobwa w'umuzungu abo ni abasikamu babikoreye umukobwa w'umuzungu noneho ni umukobwa w'umuzungu arakwandikira akakoherereza bya bintu biba bisiribanze ukavuga imibare irimo njyewe twabikoze mbizi neza ko uwo muntu ari umutekamutwe ahubwo ngira ngo ndebe nyuma na nyuma bigenda bite kugira ngo utware cano yawe ngo cano yawe urumva kugira atware iyo Instagram yawe imibare yohereza icyo kintu ndayimubwira aha arambwira uratsinze nyoherereza nimero akoherereza uburyo nabo bakoresha na mobile money irimo ndayimuha nimero amazina byose ambwira ko rero ngomba kujya muri profile account yanjye nkashyiramo link yabo arayiguha iyo ariyo yaza akakubwira ngo uyishyiremo yego uba ukuyeho uba urumva we ashyiramo akerekana ko bibagiwe password agahita atwara account yawe gutyo igahita igenda noneho birakomeza kugira ngo kumvishe ko atari ingegera akwereka ko amafaranga ari gupendinga ko mbega ni nko kuva hano ugera harahitaza ikindi akakohereza screenshot n'amavideo y'abakobwa bifashe bari kuwushimira ko amafaranga yabagezeho byose akabikoherereza abantu barashyuye n'ikintu gishimishije yawe ayungukiraho urumva sinzi ukuntu hari abantu bafite Instagram ukuntu bishyura yawe itari verified se nimba yitwara bikagenda gute ntabwo mbizi noneho umva ikindi arakoherereza ibyo bintu aba ariho mu kanya gato avaho akaza kujya kugaruka bisa nk'aho aba atwaye cano za bamwe atwaye akawunti za bamwe akaza kuza kongera kugaruka ku bandi basigaye wamara kubikora ibyo byose yabikweretse urumva ubaye uripanca waba wapanshitse nyine ukabikora njyewe rero naramubwiye nta kibazo ugeze arabyohereza ategereza ko mbikora ndamuburoka ndanabiseba rero hari nk'umuntu utanabireba ibyo ngibyo ngo atekereze ko umuntu ari umunyamideli bigira umupiloti
akabwira abakobwa akakohereza mesaje ya Western Union iriho $1,000 umuntu akajya nanjye ni 1,000 yanyeretse akajya kubikuza wisheri ni 1,000 nimba gushe mu jambo wisheri ndi gukora be wahageze sawa sheri urumva nanjye ni 1,000 yanyeretse nyine ndi kukubwira umwana we yaragiye arajya no kwikuza ugatanga amafaranga ntabwo yawe rahira umva aragenda arabikura noneho uwo sinzi ahantu yungukira arakubwira ngo nyine murabanza mukajya mu rukundo kubwira ko azaza mu Rwanda ariko afite gahunda yo kuza mu kwa 4 abitubwira ari nko mu kwa 3 kumva birashyushye biri hafi ubwo akajya kohereza amafoto umuzungu ari kuri beach wagombye kuba uri hano mukajya mu rukundo bro muri seri umukobwa w'ikigoryi aramubwira ngo nyohereza ifoto uri naked wambaye gusa nawe akayohereza umukunda ko ni umutipe mwiza iyo umukunda urayimuha rero hari uwayimuhaye amuhambaye isutiye n'agakabutura ni ibisanzwe ntabwo ari ibyo abashaka buri bihenerewe noneho undi aravuga ati no si dukundana wampaye Mana y'u Rwanda wapi amuha iyo ngiyo abonye bidakunze aramubwira ati ntabwo amafaranga cyangwa boyfriend wawe kandi aba yarakwizeho ku buryo azi inshuti zawe azi byose undi mwana nyine kuba yamuhaye iyo ngiyo ntacyo yari kwimaza yari kwicuruza yisanze yayihaye boyfriend kandi nawe ufite girlfriend uragakubwa n'umurongo ati urumva nawe ufite girlfriend uzi girlfriend twese tubonera ubuntu ubone girlfriend kandi pe muba muri mu rukundo bakaguteka imitwe gutya ubwo rero hari abantu bakunda gukipinga izina ryabo kandi gusa amafaranga menshi umuntu yagwa gusa $1,500,000 noneho baranihangana mushobora no kukunanira umwaka akugenza gake gake waba wazihinduye uzi ko reka nkubwire umuntu iyo ashaka kukugirira nabi cyangwa kukwambura ibyo utunze akugendera gakeya ku buryo udashobora gupfa no kumukeka rero abantu impamvu ibi bintu mbivuze hari igihe ugira amahirwe umuntu ukamuvumbura wowe ataragera ahandi hantu akugeza rero ni byiza niba umuntu akwandikiye ntugashukwe n'urwo ruhu rwera bafite cyangwa ayo mafoto baba bashyize uba usanga na ba nyirawo barengana ari umuntu nyine usanzwe ariko kubera akazi nyine hari ukuntu n'abanyarwandakazi batuzi ko turi abantu bari bikundira amafaranga bikundira abantu bahagaze neza akakubwira iki akavuga ati jyewe ndi nka CEO w'ikigo akavuga ati ariko uyu niwe wanjye ariko kandi wakora n'asheje ugasanga uwo muntu njye nari umukobwa icyo gihe ntabwo nari umukobwa yari kera nyine ukabona uwo muntu nyine ni umupilot nase ari mu ndege arakubwira ngo ari muri Ghana akakohereza ifoto ari muri Ghana koko n'ingegera hari imyaka ibaho wemera iyo hagati y'umukobwa kugira pressure ya buri muntu wari we nyine ku buryo umuntu wese ibyo bintu aba arimo na pressure ari igihe umuntu akwandikira kubera gutekereza imyaka umaze kugeramo ukumva reka mufate uyu ngo atancika sibyo hari iyo wumva ibaho ubundi umuntu akagendeyeho niyo sosiyete ntabwo ubundi umuntu kuri we nta pressure agira kuko ibyo ngendamo ntabwo nta wundi muntu ubicamo sibyo niba mfite abatipe baza kuntereta batari seriye ntabwo njye najya kubisobanurira mama wanjye sibyo hari n'iyo stress utamubwira sibyo hari n'ubwo uvuga ngo by'abantu mpura nabo simucana ariko kubera umuntu ukugira inama warashaka umubwira ngo nyine umwereke ibirori uri kubona washaje ariko gusaza ni ryari nabyo gusaza ni mu mutwe kandi reka nkubwire twahoze tubiganira beseri wanjye hari ibintu tubona mu itangira kubera pressure kubera ko ushaka kuvaho kubera ko ubona ko uwo muntu ari uwa nyawe
ukabona ko utabyihangana ariko abyima amaso, yego sha. sibyo? Umuntu niba ari umuntu uguca ku bantu ashaka ninjye nawe gusa, Yego. nta nshuti, nta muryango, nta muvandimwe. Niba ari umuntu ugira detaye ku buryo ushobora kumubwira ngo bitese, akavuga ngo kuki utashyizeho sheri, sibyo? Kubera uki umuperezanse mu Rwanda uvuga ngo nturi proud, ugasanga ibyo bintu bigize stress, sibyo? Uwo muntu sibo ndakubwira ngo iki, uwo muntu nimugera mu rugo nta nubwo uzareba imbere y'umuryango, Yakareka. kandi niba uri umuntu utari capable yo kubyihangana ntabwo bizakunda, uzagerayo deprime ugira ute, ariko kubera ya stress uwo muntu wamubonyeho amafaranga, kuba ari romantic, bimaze iki kubona umuvandimwe watagusa, bimaze iki kubona abana bawe utababwira ngo bajye kwa nyirakuru cyangwa ngo bajye nko kwa sister wawe, ngo abana bajye bakure muri ako gakungu k'iwanyu. Hari abapapa bagira kamere mbi, hari abantu babayeho gutya nyagasana borohereza, cyangwa akajya akubwira ngo mba sinshaka abana banjye ko bazajya kwa runaka, muhuje isano rya hafi cyane, ni nka mukuru wawe, sinshaka ko bazajya kwa runaka, simbashaka. ahita atangira ngo ni agakungu k'iwanyu, iwanyu mugira ibintu byinshi, iwanyu hahita haba iwanyu. Erega iyo barongoye umugore barangwa n'umuryango, sibyo se? Ni amaboko baba bungutse. Iyo ubyaye uwo mwana, sibyo ko yaba ari n'umugore wawe, aba ari n'umukazana, uwo mwana ni umwuzukuru, harya umwishywa, umwisengeneza, ni umuntu byose. Uzi ukuntu bibabaza gukura nk'ubu ngubu nk'umwana wanjye akagira nk'imyaka 10 atazi nka mukuru wanjye, atazi umwana wa mukuru wanjye, yababona bakamwibwira, kandi umva ari isano rya hafi cyane, kubera ntabwo nshaka umwana ajya ahangaha gutya na gutya. Hari ahantu utakemera ko umwana wawe ajya, nk'ahantu umwana ushaka kumutanga akagaruka ameze nabi, ntabwo wakwirirwa umusubizayo, sibyo? Uvuga ngo umwana wanjye naramureze, ndabizi ko uburyo namurezemo bugoranye ku bushobozi wenda bwo kwa runaka, nzamujyanayo ariko nanjye mbasure turareyo, uburyo ari capable yo kubona ibyo yakabonye. Ntabwo icyo gihe ntumweretse ko ari umukene cyangwa aciriritse cyangwa se hari ibintu atakafodinga, umweretse ko uje kumusura, wabihaye agaciro, wowe nicyo cyakakujyanye hariya. Kandi ibyo ejo twavuze no kwa Sauda, ni byiza ko umwana amenya inkomoko ye, ko ejo n'ejo bundi bazahurira mu ishuri cyane. Ibaze rero uwo bana wimye liberite, wimye amahirwe yo kumenyana, ahubwo noneho ugiye hagati nyamuneka murabyara cyangwa abasaza, ugasanga noneho ushaka no kubijyamo byararenze urugero, bashaka kuba hagati yabo bagiye kubyarana. Abakobwa bashishoza, nta kuntu nyine umuntu, kandi amahitamo y'ubuzima bwawe bwose. Umaze imyaka 30 ku isi, ntuzi ko ushobora kuzapfa ufite imyaka 70. Iyo 40 ni umuntu muzaba, sibyo? Niyo myinshi kurusha iyo ubayeho. Gucuzinga rero, nabonye byo gucuzinga mu rugo, amarangamutima pembeni cyane kabisa, ahantu ajya kure, amarangamutima aza ku ijambo rimwe, ndamukunda, arankunda, aho niho amarangamutima yonyine akora. Kuko ibintu detaye z'urugo, detaye zo kuvuga ngo ariko uzi kubana n'umuntu utamukunda, ese ubwo umwana muzabyarana uzamukunda? uzi ko umubona ukajya hano arahengamye kandi ahengamutse. Noneho mu rugo wabonye ko haba ibintu byinshi byagusunikira kwanga umuntu kurusha uko wamukunda cyane, hakabamo n'ibindi byatuma unanamukunda. Nyine ibituma umukunda cyane ni rwa rukundo uba waratangiye kwinjirana. Noneho uko bigenda bigira negativity ntabwo uzibona, imyaka y'umukunzi ubonamo amaribori, ariko umuntu udakunda ajya kure yawe, arataha ukavuga ati kiraje, cyangwa ubundi se ko ajya ambwira ngo nyiri nkuramo akantu, ararya ukavuga ati ni ukucyaryaga, nyine utudefo utari uzi mutabana, utangira kutwitaho. Noneho umuntu udakunda aranakumukira mu kanwa, uba wumva afite akantu kakuya kameze nk'agashombo, wagira ngo acuruza amafi kandi ugasanga nta nubwo yarya.
umva umuntu wanga nyine uba umwanga uzi ko yicara nka hano yicaye neza kureba imbere ukabona ari kureba inyuma noneho ibibazo umuntu murabana mu buzima bwa buri munsi uhorana umushiha uwo muntu wamutekereza ikintu rero kuba ubizi neza ko ugiye mu rugo udakunda uwo muntu umenye ngo nta nubwo uzabasha kwihanganira ibihe muzacana ni hahandi umuntu muzakundana ari umukire yakena cyangwa wenda bamutereza utuntu ukavuga ariko burya uzabifashe noneho mbwira ukuntu ukunze n'umuntu mukavanga amaraso paka muzanye umwana ku isi utamukunda noneho keca aho kugira ngo ushake umugabo ugukunda cyane kurusha uko umukunda no kugira ngo ushake umugabo ukunda cyane kurusha uko akagukunda wahitamo njyewe na mbere hose nahoze nsaba Imana ko yampa umugabo unkunda cyane kurusha uko njye mukunda ese ko twikunda uzi impamvu twebwe abagabo bo simbizi niba bo babisaba ariko nzabibaza nzashaka nk'abagabo babiri mbahurize mu kiganiro mbibabaza impamvu twebwe iyo tuhuye n'abantu badukunda sibyo kuruta uko tubakunda ntabwo ari 100% utamukunda ugomba kuba umukunda ariko akurusha wowe birihuta ibyo kugirira mu rugo bituma umukunda cyane uretse no mu rugo hari ukuntu iyo mwamaze noneho ibigisi kujya ku murongo hatakirimo kaciye hakagiye twege ku gitsina gore birihuta mbega wagira ngo azamuye akantu gatoya urukundo ruza rwiruka ku buryo ushiduka wamurushije kuruta yakurushaga mbere rero wowe iyo umukunda cyane ubwo atagukunda nyine cyane ngo akurusha hari igihe ukora ibintu akakubonamo guhinda kwinshi uzi se n'ikindi nabonye abagabo baturusha ubwenge sibyo ariko ubushondana n'inshuti zawe uriya we dufitanye ibibazo ndamwinkonje abagabo baturusha ubwenge iyo agiye guhitamo umugore bazabana ntabwo ahitamo umukobwa mwiza umukobwa ahitamo umugore mwiza yego ahitamo uzamubyarira abana ahitamo uw'ingeso nziza areba ibintu byinshi bikomeye ntabwo ashobora gushyiramo amarangamutima sibyo ku buryo nta mugabo ushobora gutangira mu rugo kubera ko yaguteye inda kubera ko ufite iwanyu bamuguhatiye kubera ko ngo atangirane urwango azajya hagati agukunda ikintu agira hagati agakora ni ukukubaha kubera ko wamubyariye kubera ko uri umugore w'umunyabwenge kuko abona ko nabwo urabikorera kugira ngo akubahe ariko ntabwo kukubaha no kugukunda biratandukanye abagabo bagira urukundo ruke rwabo rero ntirujya ruta pose cyane ruhoraho uko yarutangiranye ararusaza ariko nta mugore utangirana urukundo ruke ngo rurangira ari ruke ruba rwinshi hari n'igihe hari n'abahura na za mutihani rukagenda rukagabanyuka agasigara nta gatonyanga yego noneho umugabo watangiye mu rugo atagukunda iyo ageze mu rugo arinda apfa atagukunda cyonyine arinda atagukunda kubera ko baturusha ubwenge twebwe iyo tugiye guhitamo abantu tureba utuntu tw'udukeya utuntu turi aho ngaho twasemukana uyu muntu ntabwo ushobora kuvuga ngo uyu azaba papa mwiza uyu azageza kumfata kubera wowe uhitamo bitewe n'icyo ubura niba ubura amafaranga ushaka umukire niba ubura keya ushaka abagore rero kujya mw'abagore mwe cyangwa mw'abakobwa mwe cyane abantu bafite abashuti mubagire inama mvuge ngo amarangamutima pembere niba ubura amafaranga wishaka umuntu ufite amafaranga wageze n'abagukunda sava ariko shaka byibuze niba ubura amafaranga waravuye mu muryango w'abakene shaka umuntu w'umukozi sibyo uyu nguyu bazamwirukana no ku kazi agafata inzira akajya kuba umukarani muzabyara abana byamucanze akagenda hariya akakibarisite akajya akora ikawa cyangwa se agakora n'ibindi nyine umuntu utari umunebwe uwo muntu uba ufite ubutunzi utazi ariko wa muntu w'umukire aba abizi neza ko utamukundiye umukundiye amafaranga ushobora kumenyera icyo wazi yenda kizi niyo mpamvu usanga abamama hari akana k'agahungu kamwubaha akagakunda akemera akajya bavuga ko ari shugamami cyangwa iki ariko ari icyo cyubahiro kuko umugabo we
mboreya imutunze mu nzu ifite ayo mafaranga yirirwa umubwira ukuntu atuzuye. yego kubera ko none se wakunda amafaranga iyo utayabonye ujyayo niyo wajya muri banki ukararamo ushobora kuvamo nayibonye. Reka nkubwize ukuri pe njye ndi mu bantu bakunda amafaranga menshi, nkeka ko nanayabonye ayo menshi namenya kuyabamo kandi nihenuye, ariko ndi no mu bantu babasha kuba mu buzima butarimo amafaranga na make. Shimira Imana ahangaha ngeze ko nzi ubuzima bwiza n'ububi ubwaza bwose nabwakira kandi nabubamo ntabwo byankanga. Wabwakira ukanabubamo ni uko uwo muntu mufatanye kubaho, sibyo? ngo nitwa nde? Yitwa Sheri. Yitwa nde? Oya cyane igenda waje ukicara hano se ngwino ngo hati ikibazo ngwino mpinga ngo hati ikibazo ntabwo nwite nabyaye banyinjije idini. Namwinjije idini ntakira ariko turasalama nawe uramenye ntagira ibyo nirumamo atiruma ntiruma uramenye uri kumva impamvu wumva ko uri capable yo kuba muri ibyo bintu ufite fondasiyo ikomeye, sibyo? uravuga ati uyu muntu wari ufite utu tuntu dukeya tukabana tugakundana, tukagira twinshi tukabana tugakundana, ibintu byose twabibanamo byiyubitse twabana byibuye, sibyo? niyo mpamvu. Ariko hari umuntu ukubwira ati ngewe uyu mugabo adafite n'amafaranga yaba ari igikoko cyangwa ngo bashwana akatabona ko ari bw'umugabo wahengamye umutwe. So ndi mu bantu bakumbuye ibiganiro by'aba badamu turi benshi. Oya ahubwo njyewe nabivuze kwasa oya ntabwo ikiganiro cyacu oya ntabwo nabivuze nabibwiye hanze turashaka kubatumira mwese mwambaye amaribaye njye nta niyongera murayishaka tukabaha invitation ku munsi wanversary oya pana anniversaire umwaka wo kuri YouTube muzabuza ryari ku 11 z'ukwa 12 ejo bundi uzanezera ibaya ariko ntabwo ryagukwiye nzarikura he ntabwo mbizi wowe Stella Rose ayiwe uzanezera ibaya umva nzarishaka muze dukora ikiganiro twambaye amaribaya twanateze hari umuntu utega ku bihumbi 3 yazaza akadutegera muzabyemera nusawe byaramunaniye ende Rose wazagishaka cyambaye nishaka kizabe kinini azagira igitenge Stella afite mama wazamutira sibyo azatere mama we Sauda byari byose n'umusiramu Sauda we rwose ntabwo twabi nubwo tutabizi neza ko Sauda bamara gifite ikibazo gikomeye uzamutize na Nisa Rose se turangana ntacyo kizamujabuke nicyo mu kiganiro ntabwo ari cyo gutahana turashaka kubatumira kandi rwose ubwo butumire abantu bose murabizi ngenda bwakiriye ubwo tuzava iwanyu twamaze noneho gufata ikindi ikizana twambaye imikenyero nicyo twasitera nzabategesha urugore ako mwazaje no kunsura mwateze urugore wabyaye tuzaza kuguhemba mwateze urugore warutega muri menshi oya mu misatsi ndaba narahambuye kandi oya mbabara zahambura nko mu kwa 4 nibwo tuzaza ariko ngomba kurusuka ibyo nabibonye pe wapi nzabisa kandi bibabaza ariko abantu bashyigikiye icyo gitekerezo mutubwire muri comments cyo gukora dukenyeye cyo gukora duteze urugori cyo gukora tumeze nk'abagore pe igihe mwadutukiye turashaka tugomba kwambara tukikwiza yego tuzakora ako nibyo ibyo bintu ni byiza cyane kandi nkubwiza ukuri uzi ubwenge ishwe noneho Minganzima afite ukuntu ari seriyeze kandi ko kubivuga ejo bundi hari ukuntu so mwakoze kudukurikirana ariko ubwa nyuma ya kamera cyagiye naje kureba imyenda narabikunze nawe ntabwo nabivugira hamwe nongere nibutse abantu ko ari njye waguriye ngwino umupira mwakoze kudukurikira Imana ibamere umugisha
abantu mushyigikiye iribaya mutubwire rero tubigire vuba vuba tudodesha hakiri kare hano ntaryo ugira ntaryo ngira sha nta n'igitenge ngira wayacacenje mukuru wawe yakudodeye iriya kanzu uzafate ibe iribaya ushaka igitenge hasi wo naba nakabije ahubwo ndamubaza ko afite ikindi gitenge kiribaya ni ukuri kw'Imana muzatwigisha no kubyina kinyarwanda twambaye iribaya iyo afite amaboko agororotse rero amaboko n'amaguru birajyana nzitega meneke uzaza nambayemo boxer noneho ndende iyo ni isoko rege ariyo mfite ndende nawe ubwoko bwayo noneho ngo n'abayambaye aba barayakasa ubundi uragikata ngewe hari icyo nayo ifite na kasa nuko ari utwite batatu njye nibagiwe ikariso kare umugabo wawe kandi yakubajije se muracyayambara ababyeyi cyane nyambara rimwe na rimwe ariko hari sorti nzakujya tukaganiraho z'abagore n'abagabo n'imyenda bagomba kwambara n'amasaha bagomba kuzikorera n'aho bagomba kuzikorera nta kibazo shaka mbese ntituzabikore kuko hatarimo ngwino kuko aba ari guseka akajya anareba ngo none ejo Germaine sinzi ikintu yavuze ngo zahita isoni ziramwica ryamba munsi no hari ikiganiro cyanjye na ntuzi na Germaine ejo yari ahari kandi yari yaje yiteguye yawe ariko nakoze ubupanshi nari wahise mwivumburura cyane kuwa mbere tuzasubukure tubikore kuwa mbere ariko turashaka gutsinda abanyakigali ku makarita kuwa mbere Stella noneho muzashaka Sauda si umunyakigali muri batatu nanjye ariko uzamenye udufaranga dukeya kugira ngo nzitsindishe kurushaho noneho ku buryo noneho uwo tuzabana azamutera umujinya ndananga n'inka kandi mbona nakabaye ntayitanga nuko abantu bazi kubyina barambabara zaje nana ariko tuzabatsinda ku makarita turabashaka ukuntu uzabigenza umuntu turi kumwe azakina nka seti nyine kandi wenda atwariye imiti nshyiramo nka bwana nyifite yacu ihitamo gukomera bakwica none bahita bagukora mu kiganiro kandi do ubwo ngubwo tuzabona azaba atabonye ikiganiro ni Stella nta kiganiro cyatari uzamuze na Stella ngiye tubane aho tuzajya gukora ikiganiro na Stella ngewe uzishyira Stella cyangwa Stella ikiganiro cyanjye ubona kitarebwa iwawe tuzagende ngewe nzaguha lift no gufite imodoka gende kwa Stella mukugemurira baba bigaragara ngiye akora ikiganiro umuntu yihagazeho ko nkabona harimo umunaniro bibaze ko murusha imbaraga nanjye ntazo pe yewe tuzabipange tugende umungemurira ndamukugemurira muri iki cyumweru nta kibazo ngenda hafi nanjye nzaba ndimo n'abandi background n'abandi hagati nta rubazo kugira tubone ko iki kiganiro ntabwo nzi umunsi kizasohokera turamuhamagara tumubaze umunsi ari tayari yo kwakira ingemu ingemu tugende dukore abahari ariko nyine ni ukumusaba nyuma y'iki kiganiro ndatamuhamagara ntabwo narwaye indwara yo kwibagira cyane kandi uzagerageze kuyirwanya kuko iyo umuntu abyaye irakura kabisa mukanya ntabwo abonye ukuntu nisatse fone nayihaye nusura ngatangira kwivugisha utuntu twose nawe yarakuze yarakuze sigaye njya guhamagara umuntu nkabyibagira nanjye pe ndibagirwa hari n'umuntu nakagombye guhamagara noneho ndamwibutsa yamaze nk'icyumweru ampamagara ndatamwibutsa mwakoze kudukurikira Imana ibamere umugisha n'ingazima uwinjiye idini ari kwitwa Mariam oya Mariam acuruza baja ndakuyabye njyewe nitwa Sauda turamufite ndashaka irindi zina witwa Sonia ukunda iriya zina ayo mazina ni abaswahili cyane witwa Marihemu oya kandi shake mwana ako abahungu niyo meza wese wumva noneho witwa nde Abdu Isiaka okay cyangwa Ismail Mutabazi yitwa Ismail nanyita agenda Mutabazi afite amazina w'umudamu
mwakoze kudukurikira murabeho bye 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 Eh.